Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nshuti bavandimwe dukomeje guhurira kuri uyu murongo. Ejo nimugoroba amasaha nk'aya ngaya nibwo twabonye amakuru avuga ku ifaranga rimwe, ariko muri uyu mugoroba hari ibintu ndi kubona cyangwa se nkumva bikomeje kuntera impungenge, bikantera n'inkeke kubera imbogamizi umurimo uri guhura nazo. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire, ntabwo nshaka kubavugaho cyane, ariko ndagira ngo mbabwire ko hari abantu basohotse mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi bitwa ngo ni abadakata hasi. Abo bantu ndumva abenshi twaragiye tubumva ahantu hagiye hatandukanye, babita ngo ni abadakata hasi, ni abiyomoye ku itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, bavuga ko hari ibyo badahuje nabo, ariko nanone stili ibyo bakoze bikitirwa Abadivantisiti umunsi wa karindwi, kuko urumva babahozemo, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ibintu birimo birazanira akaga abari mu itorero ry'Abadivantisiti, kuko usanga imyumvire n'imyizerere yabo igenda yanduzwa n'aba bantu nyine bameze gutya. Ni abantu bavuga ko iyo uriye ibiryo bigeretse ku bindi, ibyo biryo ngo biba byasambanye, bityo ngo iyo ubiriye uba ukoze icyaha. Ni abantu barimo barazana inyigisho zivuga ngo niba ubana n'umuntu mudahuje imyizerere, ntabwo mukwiriye gusangira uburiri kubera ko nabwo waba ukoze icyaha. Bafite imyumvire igiye itandukanye, ariko reka tubanze twumve amwe mu makuru yabo. Aba ni bamwe mu bari mu karere ka Kayonza, si mu karere ka Kayonza n'aha ngaha ndi mu karere ka Rwamagana naho barahari. Hari n'abo nzi tujya tuvugana, bagerageje no kunsura turaganira, ariko numva imyizerere yabo iratandukanye cyane n'uko Bibiliya ibivuga. Reka tubanze twumve uko umunyamakuru wa TV1 yabisobanuye, cyangwa se nuko bamuganirije abaturanyi babo. Katwumve. Abadakata hasi iyo abaturage bo mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza babavuga ngo ni abakristo biyomoye ku itorero ry'Abadivantisiti bo munsi wa karindwi, basa n'abihimbiye imyizerere yabo. Ubundi abadakata hasi bakomotse ku itorero ry'Abadivantisiti, ariko ndanababona bamwe abadakata hasi. Abaturage hano baragaruka ku myitwarire bazi yabo bitwa abadakata hasi, irimo kutarya ibiryo bigeretse, kutitabira gahunda za leta, kutararana nabo bashakanye mu gihe badahuje imyemerere n'ibindi. Ubundi bo baravuga ngo iyo batetse ibishyimbo bakagerekaho igitoki, baravuga ngo biba byasambanye, ntibajya barya ibiryo bigeretse. Ariko reka mbaze, niba nawe uri umudakata hasi ukaba unkurikiye, inyigisho ivuga ko ibiryo bigeretse ku bindi biba byasambanye, ugikura mu kihe gitabo muri Bibiliya cyangwa se mu mwuka w'ubuhanuzi? Ubwo nimvuga umwuka w'ubuhanuzi, ni ibitabo Abadivantisiti umunsi wa karindwi bizera ko bije gusobanura, cyangwa se bitanga ubusobanuro buhagije kuri Bibiliya ku mirongo imwe n'imwe itaragiye isobanuka, cyangwa se mu buryo burambuye. Tubita ngo ni umucyo muto ku Abadivantisiti umunsi wa karindwi. None niba uri umudakata hasi, iyi nyigisho uyikura hehe? Mbese kuba warya ibiryo bigeretse ku bindi, cyangwa se ibiryo bitekanye, bihurira hehe n'imyizerere yawe? Niba wenda dufata urugero, ibishyimbo bigeretse, imyumbati igeretse ku bishyimbo, cyangwa se igitoki kigeretse ku bishyimbo, bihurira hehe n'ubuzima bw'ubunyacyaha turimo tubona? Ngaho mumbwire. Gerekanye, ntibanywa igikoma kirimo isukari, ntibanararana n'abaga. Okay, igikoma kirimo isukari birumvikana, kuko hari n'abantu bajya kwa muganga bakayibabuza, ariko iyo bayibabujije babategeka gushaka ibisimbura iyo sukari. Ariko urajya kureba usange aba bantu bafite imyumvire imeze gutya, barimo barareka iyi sukari, bakareka n'ibindi wenda bijyanye nabyo nk'ayo mavuta, ariko ntibashake ibishobora kubaha ubuzima navuga ngo butuma n'ubundi ibyo wa mubiri wakonsomaga muri ya sukari ukomeza kubibona. Aba bantu reka ariko dukomeze twumve. Babo cyangwa abagabo ngo bararane n'abagore babo, ndeka ntibajya no kwa muganga n'abana babo ntibaniga. None si ikibazo aha ngaha, hari aho ngengera nanjye nkumva nyine birababaje pe. Yego, Bibiliya ni igitabo twahawe ngo kituyobore mu rugendo rujya mu ijuru. Icyakora iyo ugikoresheje nabi birangira nyine ibintu bibaye nabi uko bitandukanye. Ibaze umuntu udashobora ngo ubwo niba adashobora kurana n'uwo bashakanye, amwita ngo arabakoze icyaha, bivuze ngo ntagakwiriye kubana nawe. Nyamara Bibiliya niyo itubwira ngo nuramukubanye n'umuntu utizera, icyo ukwiriye gukora ni ukumwerera imbuto nziza, ahari aho wa muntu ashobora kuzizezwa n'iyo mirimo myiza n'izo mbuto nziza. Bivuze ngo na Bibiliya ubwayo irabizi ko abantu bashobora kubana badahuje kwizera, ariko wowe uzanyemo itandukana, uvuga ngo ibi bintu ntabwo bishoboka.
iyo nyigisho uri kuzana yavuye hehe muri Bibiliya? niyo barwaye ntibivuze, niyo umugore waho atwite, hari n'uwo nigize kumva barinze aho bamubaga ari bo ku giti cyabo, barinda aho bamwibagira arapfa. Ngaho nawe nyumvira. None ikibazo buriya rero hari aho ngengera nkumva birababaje. Umuntu yishingikirije Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, yanze kujyana umuntu kwa muganga, ariko ibyo muganga yakagombye kuba amukorera niwe ushaka kubimukorera kandi nta bumenyi bwabyo afite. Mwumviye imyizerere, mbibutsa neza ko abangaba bari gukora ibingibi ntago ari abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Nyaboneka mucyumve neza, nabiyomoye ku badive. Usibye ko ibingibi bigenda bikagira ingaruka kuri ba badivantisite undi bibereye mu itorero. Urumva niba bazanye imyumvire imeze gutya kandi bakaba bavuga ko bikomora mu bitabo by'abadivantisite umunsi wa karindwi, leta niramuka ibyumvishe birashobora ko ushaka kuba umutego w'umwanzi, bikaza kuza kuvaho impamvu ituma leta ivuga ko abadivantisite umunsi wa karindwi bafite ibitabo birimo amasomo ayobya. Aha ni ikibazo kibereye. Ugasanga rero ntago turi buze kumva duvuga rumwe na leta, ugasanga abaturage barimo basimbuka kuko niyo barimo bafata gutyo bavuga ko bari abadivantisite umunsi wa karindwi, nyamara mu by'ukuri rero bakaba baramaze kwiyomora, bataba mu nsengero, batagira gute. Ariko ugasanga ibyo barimo barakora bimwe biragaruka ku badivantiste umunsi wa karindwi. Nawe niba uri n'umuyobozi unyumva, uze kuza kumenya ko aba bantu ntago ari abadivantiste umunsi wa karindwi, bariyomoye. Nubwo bakomeza kwitira itorero ariko bariyomoye. Uko imyumvire twebwe dufite nk'abadivantiste umunsi wa karindwi itwemerera kugandukira abatuyobora igihe cyose batuyobora mu nzira idahabanye na Bibiliya. Ariko kumva niba umuntu avuga ngo ntago ndi buze kuza kujya kwa muganga, we ubwe akigira umubyaza, akabaga umugore kugera n'ubwo uwo mugore apfuye, haje ubwo uwo mugore amaraso ntago azabazwa ngo uri muramubaga kandi yagombye kujya kwa muganga ikibazo kigakemuka. Ntago ari wenyine, nanjye hari uwo nzi. Reka dukomeze. Harimo abo duturanye, hari iwacu uwanze umugabo burundu, ngo iyo bagiye kuryama yahanga ko baryamana ngo yabakoze icyaha, abana be ntabiteho, ngo nibave mu ishuri ngo ni ibimenyetso, ntiyarya umunyu, ntiyarya amavuta, ntibanywa amata ngo aba yaranduye, niyo myigishirize yabo, ntibatunga miti. None si ikibazo nk'umuntu ukura umwana mu ishuri arimo avuga ngo mu ishuri ngo harimo ngo ibimenyetso ngo bimeze gutya. Twirengagije ko Daniyeli yakuwe iwabo, yamara gukurwa iwabo akajya kwiga ishuri ry'abakarudaya. Ibyo bintu turabyirengagije. Ese ubundi umwuka w'ubuhanuzi utubwira iki mu gitabo cy'uburezi? Hatubwira iki ku byerekeye no kwiga amasomo ahabanye n'ibyo Bibiliya yiga mu mashuri asanzwe ya leta? Abantu twongere dusubire ku rufatiro dusome, two gukomeza kuyoboka buhumyi ngo urumva ufasha umwe. Ariko ikibazo ni iki ngiki, wowe uzi gusoma, urimo urasoma iyo Bibiliya iri kukuyobya cyangwa se icyo gitabo kiri kukuyobya ukagisoma ukacyumva, none umwana umukuye mu ishuri kandi wowe ibyo uri kumubuza wowe urabikora. Ntazabasha gusoma, ntazabasha kwandika. Wowe kugira ngo umenye imyumvire imeze gutyo nuko wabashije gusoma ukabuzi no kwandika. None ikibazo, uyu mwana uramukura mu ishuri ngo ni ikimenyetso. Ubundi ikimenyetso ni iki? Ko twitiranye ibintu. Abantu Bibiliya tubwira ngo hari ikimenyetso cya Satani akaba n'ikimenyetso cy'Imana. Nese ikimenyetso ngaho noneho uwo muntu ushaka gukura umwana mu ishuri, simvuga ko ubuhanuzi butazasohora, buzasohora ariko igihe cyabwo. None uri gufata umwana ukamukura mu ishuri, igihe cyo kuva mu ishuri kitari cyagera, igihe cyo kuva mu ishuri kiramuka kigeze, uzamukorera iki se? Wakamuretse akabanza akiga, akamenya gusoma no kwandika, nawe akabasha kwisomera ibyo ngibyo uri kumwereka no kubitekereza no kubisesengura kugira ngo akomeze kubana neza n'Imana. None uramufasha umukuyemo. Nemeye Umukiza François n'umwe mu bagabo bo mu kagari ka Cyarubare ufite umugore bivugwa ko aba muri iri dini ry'abadakata hasi, avuga ko bitewe n'iyo myemerere byabyaye amakimbirane atuma batabasha kurarana. Ni bita abadakata hasi sindizi, mbona bagenda mu banyemuti tubanye nabi, kajya nibera mu cyumba cyangwa ajya gucumbika kubera yuko twananiranywe. Imyemerere yabo ntabwo kunda kubana n'abagabo, ariko kereka aho bahuje mu rusengero rumwe. Ko nabonye nta dini bamo, nta rusengero babamo. Neza abantu badashaka ko abana bajya kwiga, ntibashatse ko
kugendera gahunda za leta. Iyi myemerere ariko bamwe mu baturage barayinenga. natwe tuba twumva batubangamiye. Ese ubwo umuntu wavuga ngo wenda umwana we ntabwo ari bwige, ntabwo ari burwaze ngo ajyane kwa muganga, ubundi uwo muntu uba wumva nta cyongeye mpamvu bafite ikibazo mu mutwe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kabare buvuga ko habarurwa ingo 28 zifite iyi myemerere ituma batubahiriza gahunda za leta. Bwana Kagabo Jean Paul, umunyamabanga nshingwabikorwa wawo, akavuga ko icyo bakora ari ukubaganiriza. Dore rero ahantu ikibazo kibera, uzasanga ntabwo ngiye guca urubanza, ariko ku bantu muturanye n'aba bantu muzabigenzure murebe. Uzasanga aba bantu hari amahame bagize itegeko, baragenda barayakanariza, koko baragenda barayaremereza cyane, ariko wagaruka ukuntu aba bantu babana na bagenzi babo, babana n'imiryango yabo, babana n'iki, ugasanga ni ibibazo, ni amakimbirane, ni intambara, n'intonganya, ni ibintu biri aho ngaho gusa. Umuntu akibaza, nindamuka ntariye ibiryo bigeretse ku bindi, ariko nkabana nabi n'umuvandimwe wanjye, ibi bintu bizaba bimariye iki? Iryo juru nzaribona gute? Nindamuka ntajyanye umwana mu ishuri ngo harimo ikimenyetso reka tubyemere, ariko nkaza nkaba ndimo ndashwana n'umuturanyi tutumvikana, iryo juru nzarijyamo nte? Nindamuka mvuye mu rusengero rwubatswe n'abana b'abantu nk'uko bivuga, nkajya gusengera wenda munsi y'ibiti cyangwa se n'ahandi aho ariho hose, ibi bintu nkabikora gutya, ariko nkaba ntashobora kubana neza na bagenzi banjye, nkaba ntashobora gukemura ibibazo mfitanye n'imiryango yacu, inzangano zikaba ziri mu mutima wanjye, ibi bintu iri juru tuzaribona gute twitwara gutya? Ntibibaho, ntibibaho. Dukwiriye guhinduka. Niba ari izo nyigisho reka mvuge ngo niba ari izo nyigisho tukazumva, tukareka icyo Bibiliya itubwira, tugasenga umwuka wera akaba ariwe udufasha, ibintu byo kuyoboka buhumye ngo nuko kanaka yayobotse ngo nanjye ngo reka nyoboke, ngo kanaka yarasomye cyane ngo ngo yagiye ngo ibyo arimo ngo nukuri, mugaruke ku mwimerere wa Bibiliya. Muri ngo Bibiliya ni ikivuga. Niba Bibiliya itubwira ko dukwiye gukura abana mu mashuri, igitabo cy'uburezi cyanditswe na Elena White cyaje kimaze iki? Cyaje kimaze iki? Ariko muramuke kwanza.